muraho neza, mwongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu bakunzi bacu. None se wigeze wibaza impamvu abantu bakundana ariko bagatandukana vuba? Wigeze ubona umuntu uvuga ati nari naramukunze cyane ariko nyuma y'amezi make byose birarangira? Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane. Urukundo nyakuri ni iki? Kandi ni gute ruramba? Niba uri hano bwa mbere ndagusaba gukanda subscribe, kuko hano tuvuga ku bintu byubaka umutima n'ubuzima. Ikintu cya mbere tugiye kuvugaho ni impamvu urukundo rupfa vuba. Abantu benshi batekereza ko urukundo rupfa kubera amakosa makuru, ariko si byo buri gihe. Urukundo rushobora gupfa kubera ibintu bito. Urugero, kutavugana neza, kutizerana, kwihutira gufata imyanzuro, gukunda isura, ntukunda umuntu. Hari n'abakundana nk'aho ari mubi, bataramenyana neza, bakihutira kuvugana ku bijyanye n'urukundo. Urugero, mugatangira guterana imitoma ngo uri byose byanjye, nta kindi mwitayeho rwose. Ntimushaka kwikundanira gusa, bisa nk'aho ari filime murimo mukina. Ariko igihe kiraza kikagaragaza ukuri. Ikintu cya kabiri, ugomba kumenya yuko urukundo atari amarangamutima gusa. Urukundo ntabwo ari amarangamutima gusa. Niba urukundo rushingiye ku byishimo gusa, ubwiza gusa, cyangwa se amafaranga gusa, ntabwo ruzaramba. Urukundo nyakuri ruba rufite ibi bikurikira: kwihangana, kumenyana, kubahana, gufashanya mu bihe bikomeye n'ibindi. Ikintu cya gatatu ngiye gukora, ngiye kubaha urugero rw'inkuru ivuga urukundo rutarambye. Reka mbaho urugero rw'iyo nkuru. Hari umusore n'inkumi bahuriye ku ishuri, bihutira gukundana cyane. Buri munsi bagasohokana, bagahora bavuga amagambo meza. Mu mezi 2 gusa bari bamaze kuvuga ngo turashyingiranwa. Ariko igihe ibibazo byatangiye, mu kubura amafaranga, kutumvikana ku bintu bito, ishyari, batangiye guterana amagambo. Umusore aravuga ati sinari nzi kuri uyu muntu. Umukobwa nawe ati wanyeretse ibindi utari we. Abo nibo benshi basobanukirwa ko batandukanye, ahubwo bakundanye n'amarangamutima y'igihe gito. Ikintu cya kane ngiye kukubwira ni ibimenyetso by'urukundo nyakuri. Dore ibimenyetso by'ingenzi by'urukundo nyakuri. Kwihangana. Urukundo nyakuri ntiruhita rureka igihe hari ibibazo. Rurihangana. Ntabwo uko muhuye n'ibibazo, niba umukunzi wawe yagize ibibazo cyangwa se hari ibibazo mwagiranye, ntabwo iteka uhita wihutira kubireka, ahubwo hagomba kubonekamo kwihangana. Ikindi ni ukubahana. Nta rukundo rurambye ruriho rurimo agasuzuguro. Ugomba kubaha umukunzi wawe, ukamufata nk'umunyacyubahiro ufite. Ikindi ni ukuganira. Abantu bakundana by'ukuri bagomba kuganira, ntibacecekane ibibazo. Niba ufite ikibazo, niba ushaka kugisha inama, fata iya mbere ujye kugisha inama umukunzi wawe, muganire. Ikindi kintu nshaka kukubwira nicyo bita gushyigikirana. Iyo umwe aguye, undi amufasha kuzamuka. Iyo umwe agize ikibazo, undi amufasha kugikemura. Ikindi kintu ni ukwizerana. Iyo icyizere cyashize, urukundo narwo ruragenda. Ikintu cya gatanu ngiye kukubwira, amakosa abantu bakora mu rukundo. Abantu benshi bakora amakosa. Gukunda umuntu batamuzi neza, iryo rishobora kuba ikosa. Kwihutira kuvuga ndagukunda, iryo naryo rishobora kuba ikosa. Kwemera ibintu byose ngo bakundwe, iryo naryo rishobora kuba ikosa. Ubyirinde. Kwirengagiza ibimenyetso bibi, nabyo byirinde. Urukundo si amarushanwa yo kugira umuntu vuba. Urukundo rwiza ntirubaho rutarimo ibibazo, ariko ruba rufite uburyo bwo kubikemura. Urukundo si umukino, si n'amarushanwa. Ni urugendo rwo kwiga kwihangana no kumva undi muntu. Niba hari ikintu wakuye muri iki kiganiro, ni iki: urukundo nyakuri ntirushingira ku magambo, rushingiye ku bikorwa. Niba wanyuzwe n'iki kiganiro, kanda like, kanda subscribe,
kandi umbwire mu gitekerezo, wowe urukundo ruramba ubona rushingira ku ki? Ngaho naho ubutaha.